Shalom, tuguhaye karibu kuri wowe uje senga ubohoke. Imana iguha umugisha, cyane cyane wowe wakoze subscribe. Uwiteka aguhindurira amateka, aguha umugisha utagabanyije. Nawe utarayikora turagusaba kugira ngo uyikore. Nta mafaranga bigutwara kandi nta n'umwanya bigutwara, isogonda gusa ni ukureba ahantu mu nyuguti zitukura cyangwa se abandi harigeze bari umukara, ugahita ukanda subscribe. Bigufasha iki rero? Bituma igihe cyose dushyizeho ikiganiro ubu wa mbere mu kutubona no mu kugikurikirana. Icya kabiri, bigatuma igihe ushaka tuvuge ushobora kuba hari inyigisho tuba twaratambukije hano ukaba wagira gute wayibagirwa, cyane cyane nk'inzozi turarota umunsi ku wundi. Waba waribagiwe izo nzozi zisobanura, icyo gihe ntabwo wirirwa ujya kuvuga ngo ugiye gusacinga wandika ngo senga ubohoke, kuko cano iba yaramaze kujya muri telefone yawe. Ni nkaho uba waramaze kugira gute kwiyamamaza, warabaye kandi umunyamuryango w'iyo cano. Imana amahoro iguha umugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Tuje kuganira ku gicaniro cy'umwijima, aricyo gicaniro cya Satani. Turebe n'ikibazo giteza. Twavuze ku gicaniro cy'Uwiteka, tugiye kuvuga ku gicaniro cya Satani. Iyo tuvuga igicaniro, ni ahantu hose hakorerwa ibikorwa by'umwuka. Nk'uko twabivuze, igicaniro ni ahantu hakorerwa ibikorwa bijyanye n'iby'umwuka. Aho hantu hahita hitwa igicaniro, cyangwa hari ahandi bahita, hari Bibiliya zihita ngo urutambiriro. Urutambiriro ni ukuvuga ngo ahantu ho gutambirwa. Ni ukuvuga ngo ariko Bibiliya yacu y'Ikinyarwanda nziza ibigita igicaniro. Ni ukuvuga ngo rero sasa nk'uko nababwiye, igicaniro ni ikiraro gihuza umuntu n'isi y'umwuka. Ntibishoboka rero ko nk'uko twabonye ko ushaka kugendana n'Imana no gukorana n'Imana no kubana nayo mu buzima, bisaba kugira ngo ugire igicaniro. Niko kubakorera Satani badashobora gutunga imbaraga, badashobora gukomunikana n'imyuka mibi y'abadayimoni igihe batubatse ibicaniro. Igicaniro cya Satani ni igicaniro giteza akaga. Igicaniro cya Satani nk'uko twabonye igicaniro cy'Uwiteka bisaba umutambyi, bigasaba ituro ry'igicaniro n'Imana y'igicaniro n'umuriro w'igicaniro. Niko mu ruhande rwa Satani nawe asaba ahagomba kuba hari umutambyi w'igicaniro. Umutambyi w'igicaniro twamwita umupfumu. Ni umupfumu. Ijambo umupfumu muri Bibiliya turibonamo inshuro 21. Abapfumu, ijambo abapfumu muri Bibiliya tubasangamo inshuro 21. Abantu rero nk'abo Bibiliya ivuga inshuro 21, urumva ni abantu ni ikintu cyo kwitondera ukakimenya nyine ko kibaho. Hariho abantu baba batazi ko ibintu bibaho bakabikerensa, kandi rimwe na rimwe bahura n'ibibazo baterwa n'ibyo bintu kubera kutamenya. Ijambo umupfumu riboneka inshuro 6 muri Bibiliya, ariko mu bwinshi warishakishamwo washaka abapfumu rikaboneka inshuro 21. Nivuga ngo umupfumu, ijambo umupfumu nuvuga ijambo umupfumu cyangwa umupfumukazi, gutyo umupfumu ni inshuro 6 riboneka muri Bibiliya. Noneho abapfumu mu bwinshi, twashyize mu bwinshi abapfumu, rikaboneka muri Bibiliya inshuro 21. Noneho rero sasa aba bapfumu nibo bahinduka abatambyi b'igicaniro cya Satani. Cyangwa se umupfumu. Nivuga ngo Satani ntashobora gukora hano mu isi adafite umuntu. Nk'uko Imana nayo idabasha gukora idafite umuntu hano mu isi, niko na Satani atabasha gukora adafite umuntu. Kubera iki? Iyi si niba ifite imibiri, iyi si ni y'abantu, kandi umuntu agomba kuba yambaye umubiri, atunze umubiri, ari mu mubiri. Nivuga ngo rero kuko ari isi igaragara, ntabwo Satani yayikoreramo kandi ari ikiremwa kitagaragara.
bisaba kugira ngo akoreshe umuntu ugaragara. Noneho umuntu ugaragara wemeye gukorera Satani bari mu byiciro. Abakozi ba Satani bari mu byiciro, babarizo mu matsinda. Hari abo twita abacunnyi. Abacunnyi Bibiliya ibavugaho inshuro 6. Hakaba ngabo twavuze abapfumu. Hakaba bitwa abakonikoni. Abakonikoni Bibiliya ibavugaho inshuro 11. Hakaba abo twita abashitsi, umuntu ushobora kugushika. Abashitsi bashika abantu baboneka inshuro 10. Ijambo umushitsi umwe noneho likaboneka inshuro 7. Aba bantu rero mwumvise tuvuza aho ngaho, kugira ngo bakore bibasaba kuba bafite igicaniro. Nta gicaniro bubakiye Satani, ntibibaho ko imyuka mibi y'abadayimoni bayitongera, bayikoresha. Ntibakorana n'abamagini, ntibakorana n'abazimu, ntibakorana n'abadayimoni ngo bikunde. Noneho sasa bisaba rero kugira ngo bubake ibicaniro. Aba rero ni abantu bateza ibyago. Ntibishoboka ko hari ikibazo cyakugeraho, ntibishoboka ko hari intambara warwana. Ndavuga bya bibazo ubona bidacika, bya bibazo ubona bitavaho, ibibazo ubona uhangana nabyo, ugahangana nabyo kugira ngo ubyikuremo bikanga. Ntukazajye uhora ugira gute wibaza ngo biraterwa n'iki, cyangwa ujye ku mupfumu ngo ujye kugira ngo gute kuraguza, ujye gukora umuhango wo kuraguza ngo nukumubaza kumenya wakugiriye nabi, kumenya waguhemukiye. Nibyo bita kuraguza, kumenya hejo hawe hazaza. Nibyo bamwe bita kuraguza, bakaraguza kwa Satani, bakaraguza mu badayimoni. Ibi bintu ni akaga cyane. Uhereye igihe wowe wakandagiye ku gicaniro cy'umuntu uragura, cy'umupfumu, cy'umucunnyi, cy'umukonikoni, uhereye igihe wahakandagiriye ukagira ibyo hatanga, ugatanga amaturo yawe cyangwa se ugatanga amaturo aho ngaho kuri icyo gicaniro cy'umupfumu, ukagira ibyo utanga mu nzu z'abapfumu, ku bicaniro by'abapfumu. Icyo gihe mu isi y'umwuka utuye abadayimoni, utuye Satani. Mu gutura Satani ni ukuvuga ngo Satani abaye umugenga w'ubuzima bwawe, umwami w'ubuzima bwawe. Agiye kukudomina, agiye kugukontorora, ugiye kuba munsi y'ubutware bwe biciye muri wa mutambyi wa Satani. Imihango gukoreraho n'imigenzo gukoreraho ni imigenzo ikumurikira ibyo bigirwamana, cyangwa se n'imigenzo ikumurikira Satani. Iyo migenzo rero wakoreweho, urugero nko gucibwa indasago, urugero nko guhabwa imiti yose ivuye mu bapfumu, urugero rwo gukorerwaho imihango n'imigenzo itandukanye, kugusiga ingwa, kugira gute ibintu nk'ibyo, kukogosha umusatsi, imigenzo yose itandukanye. Kuko ubwami bw'umwijima iyo bushaka kudomina umuntu cyangwa se gutwara umuntu, kuyobora umuntu, kumugenga, bisaba kugira ngo rimwe na rimwe akorerweho imihango n'imigenzo. Rero imigenzo iyo wayikoreweho ugacibwa indasago, imigenzo iyo wayikoreweho ukagira ibyo utanga mu bapfumu, ariyo ya maturo uba waturiye Satani. Tubabwiye yuko igicaniro cya Satani gisabwa umutambyi. Umutambyi tubabwiye ko ari umupfumu, cyangwa se umushitsi, cyangwa se umukonikoni, cyangwa se umucunnyi. Abo bose Bibiliya ibavugaho. Ni ukuvuga ngo rero igihe wakandagiye kuri ibyo bicaniro bya Satani, wowe wikururiye, ni ukuvuga ngo wihamagarariye, wishyize mu maboko y'ubwami bw'umwijima, wishyize mu maboko y'ubwami bwa Satani. Uri mu butware bwa Satani. Kandi igihe cyose winjiye mu butware bwa Satani, wibuke Satani ni umutware utwaza igitugu, kandi nta neza yifuriza umwana w'umuntu. Bibiliya ivuga ngo akazi kiwe ni ukwica, kwiba no kurimbura. Igihe rero wishyize mu maboko ye, ugiye kugira ngo kubera umutware, itegure ko agomba kukwica, itegure ko agomba kukurimbura. Itegure rwose, keretse nudesida ukamuba umukozi we byiteka. Ariko nta mahoro Satani, nta wakorera Satani ngo abone amahoro. Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Mbere ariko yuko nkomeza, reka mpamagara umwuka w'Imana. Mwuka w'Imana ngwino ukorane natwe. Ibyo tuvuga ntabaritwe. Mwuka wera bivugire mu kanwa kacu. Mwuka wera
koresha akanwa kacu, koresha akanwa kanjye, koresha umutima wanjye, vuga numve mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera uje wese hano kuri iki gicaniro, fungura amatwi ye abashe kumva no gusobanukirwa, muhe umutima wakira, muhe kujijuka, ntihagire n'umwe waje hano kuri senga ubohoke usubirayo uko yaje. Buri wese uje hano kuri senga ubohoke, umwuka wahita mwambara ari wo mwuka wawe wera, amufashe gukurikirana icigisho no kugisoza, kugira ngo mwami uyu muntu abashe gukomezwa nawe, abashe kubakwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi umuntu namara gukomera maze gusobanukirwa, umufashe kugira ngo icyo amenye agihereza abandi mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Nanjye ndakanwa kawe, ngaho korana n'ururimi n'ijwi ryanjye, buri wese wumva abashe kumva, abashe gusobanukirwa, kandi abashe kubohoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliyeshinda mauti na kuzimu. Nikiomba nikiamini, amen. Dukomeza rero, ni ukuvuga ngo rero iki gicaniro cha Satani ni igicaniro gishinzwe kugira gute, gukwiragiza, gusakaza umuvumo. Igicaniro cha Satani ni igicaniro gisakaza umuvumo, giteza umuvumo. Noneho igicaniro cy'Imana ihoraho cyo ni kizana umugisha kuwa cyubatse. Igicaniro cy'Imana kizana umugisha kandi kigahesha umugisha n'abakigana, n'abajya kugisengeraho, n'abagituraho amaturo yabo bagahabwa umugisha. Ariko igicaniro cya Satani cyo kizana umuvumo, kizana umuvumo kukigana, kizana umuvumo kugitambiraho ibitambo, aricyo kugituraho amaturo ye, kizanira umuvumo ugikandagiraho wese, n'uwakijyanwaho wese akakijyanwaho atabizi, kimuzanira umuvumo. Cyane cyane yari umuntu udasenga, urimo hagati na hagati, uri nakazuyazi, nuvuga ngo ntiyemere, nta mu Mana nta irimo, na Satani nta murimo, arimo hagati no hagati. Abantu nk'abo ntago bajya bacika umuvumo, nibikunda umuvumo wa Satani cyangwa se wa kirozi ntibashobora kuwucika. Umuvumo uva ku bicaniro bya Satani ntibawucika igihe wabuze amahitamo ubamo hagati no hagati. Nturi umuntu wiyeguriye Imana ngo ukunda Imana, uyumvire, uyubahe, mbega ubu umunyamasengesho wegerane n'Imana, ubane n'Imana. Kandi nanone ntiwigeze ujya mu bintu bya Satani ngo wiyemeze kuba umukozi wa Satani, wishyire mu biganza bya Satani, umukorere ubizi ko uri gukorera. Kuko nanone uyu mukorera utabizi, Satani ntabwo nta mikino, nta mbabazi agira. Umunsi yajugunywa mu isi, marayika yaravuze ngo wasiwe n'abanyanja we, ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, kuko azi ko igihe asigaranye ari igihe gitoya. Satani agirira umujinya umwana w'umuntu. Satani wanga kanga n'umwana muto, umwana muto Liverpool, uruhinja rukivuka cyangwa urukiri rusoro mu nda ya nyina, akaba yarukombata kugira ngo rwo yandivemo. Satani no mugome. Nivuga ngo rero sasa, iyo urimo hagati no hagati, udakorera Imana, ntunakorere na Satani, umuvumo w'abarozi, umuvumo wa Satani, umuvumo uturuka ku bicaniro byawe ntabwo wawucika. Noneho rero sasa sobanukirwa ibingibi. Satani kugira ngo akore, ateze ibyago, ateze amakuba, ateze inyatsi, ateze kuburirwa, ateze krize, ateze impfu za hato na hato, kwa gupfa ko gukenyuka, kwa gupfa urupfu rwa giturumbuka, impfu ubona kutarama, kudashaka, gusenya amago, kwangiza nyine wapfakazi kiwe ko kwangiza, bimusaba kugira ngo aba afite igicaniro. So petese kiyahore pata sakaramba mareo pereze, bimusaba kugira ngo agire igicaniro. Nta gicaniro ntabwo Satani yakora, nta gicaniro ntabwo imivumo yafata, bimusaba kugira ngo agire igicaniro. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, turebe mu byanditswe byera niki ibyanditswe byera bitwereka ku gicaniro cya Satani, ku gicaniro cy'imivumo. Reka tugende mu gitabo cy'Abami ba mbere,
igitabo cy'abami ba mbere igice cyaho cya 12 n'umurongo waho wa 26. Abami ba mbere igice cya 12 umurongo waho wa 26. Reka dusome mu izina rya Yesu. Handitswe ngo maze Yerobowamu aribwira ati noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. Aba bantu nibazamuka bakajya i Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka, imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice basubire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda. Umwami ahera ko yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana 2 by'izahabu, abwira abantu ati byabaruhiriza iki kujya muzamuka mu Yerusalemu wa bwoko bw'Abisirayeli we? Ngizi imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa. Maze kimwe agishira i Beteli, ikindi agishira i Dani. Nuko bajyaga baza kubiramya, ndetse bakagera no ku Kidani. Ngo kandi yubaka n'ingoro ku tununga, atoranya n'abantu bose batari Abalewi abagira abatambyi. Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru wa 15 ngo bise nk'iby'Abayuda. Nuko arazamuka ajya ku gicaniro n'i Beteli. Yabigenza gatyo atambirira izo nyana yaremye i Beteli, abahashira abatambyi baba mu ngoro yubatse. Nuko ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 8, ariko kwezi yatoranije ubwe, arazamuka ajya ku gicaniro yari yaremye i Beteli, aharemera ibirori by'Abisirayeli, ajya ku gicaniro kuhosereza imibavu. Iki gicaniro mwumvise Yerobowamu yubatse, yacubakiye Imana ariko itari Imana rurema. Nuvuga ngo iyo wubatse igicaniro kitari cy'Imana rurema, kitari cy'Imana nyakuri, gihinduka igicaniro cy'abadayimoni, gihita gihinduka igicaniro cya Satani. None sasa iki gicaniro Yerobowamu yari yubatse, ngo yari yibwiye mu mutima we yuko abantu bazamuvaho bagasubira ku mwami, bagasubira ku muhungu wa Dawidi, ingoma kayamburwa. Noneho yayamburwa ikajya mu maboko y'urubyaro rwa Dawidi. Noneho ngo yigira inama yo kubaka igicaniro cyo kugira ngo gitangire abo bantu batazigera bayoboka mwene Dawidi, bakamuvaho. Hari ibicaniro, nuvuga ngo umurozi yashaka kugira ngo akubuze gutera imbere, akubuze kwaguka. Iyo Satani ashaka kukubuza kwaguka, iyo Satani ashaka kukubuza gushingirwa, iyo Satani ashaka kukubuza kugera ku byiza, iyo Satani ashaka kuburizamo ingendo ufite, iyo Satani ashaka kuburizamo amahirwe yawe, iyo Satani ashaka kugira ngo udahirwa, utaba umunyamahirwe, udasoza amashuri n'amasomo yawe, iyo Satani ashaka kugira ngo utabona promotion mu kazi kawe, iyo Satani ashaka kugira ngo udatunga amafaranga ajyaza aguce mu myanya y'intoki, iyo Satani ashaka yuko urubyaro rwawe rudakomera, bimusaba kugira ngo akoreshe umuntu yubaka igicaniro kizajya gihora kimukuvuma, yubaka igicaniro gishinzwe kugutangira, gishinzwe kukubuza kugera aho ugomba kugana. Rero niba wowe muntu uri kunyumva, wowe utazi igicaniro cy'Uwiteka, ngo utarubatse igicaniro cy'Uwiteka ngo ujye ugitambira ibitambo by'amasengesho, ugitambira ibitambo by'amaturo yawe, utangira Imana amaturo, birangira utavuye umuvumo utakuvuyeho. Mu kiganiro cyatambutse naravuze ngo ituro linaweza kukomesha laana.
sadaka inakomesha laana ya kichawi au ya kiganga. Ituro rijya ryangiza cyangwa se rijya ryonona rigahanagura umuvumo wose wa kirozi, ibyago n'amakuba bisunikwa n'abarozi, ibibazo bisunikwa n'imbaraga z'amarozi, ibibazo bisunikwa n'imbaraga z'imivumo y'abantu. Ibyo byose bijya bihagarikwa biciye mu mbaraga z'amasengesho, biciye no mu mbaraga z'amaturo duturira Imana. Ku muntu udaturira Imana agasenga ariko ntaturira Imana, biragora kugira ngo umuvumo umuveho, biragora kugira ngo ibyago bisunikwa n'imbaraga z'ubupfumu n'ubukonikoni, ibyo byago biragora kugira ngo bimushireho, bikomeza gusirikira ku buzima bwe. Hari imbaraga, hari ibanga ryishe mu ituro. Niyo mpamvu wumvise yuko uyu Yerobowamu nawe muri urwo ruhande rwo kugira ngo abuze Abisirayeli kuzajya bajya gusenga i Yerusalemu, yawubakiye igicaniro, ariko icyo gicaniro ngo cyari igicaniro cy'inyana ebyiri cyangwa se cy'inka ebyiri ariko zakozwe muri zahabu z'ibishushanyo. Noneho ngo akazajya abwira Abisirayeli ngo bajye baza gutambira izo nyana zakozwe mu zahabu. Ibyo bicaniro noneho kuri icyo gicaniro bakahakorera imihango yo kuhosereza imibavu. Iyo tuvuga kosereza imibavu, byumve no gusenga kano kanya. Birambwira ngo amasengesho y'umukiranutsi ni umubavu uhumura neza. Noneho sasa rero ya migenzo n'imihango ikorerwa ku bicaniro bya Satani ni uburyo bwo gusenga abadayimoni, ni uburyo bwo kwambaza Satani. Ni ukuvuga ngo rero ibicaniro byose bya Satani biri mwishi cyangwa se igicaniro kiri mu muryango. Mu cyigisho cyatambutse twabonye Gideon kugira ngo Imana imuhagurutse ajye gukora ibikomeye, yamugira inama iramubwira ngo banza ugende usenye igicaniro iso yubakiye Bali, kandi ngo numara kugisenya wubake icyo Uwiteka, ucyubake ubyitondeye ndetse ugitambireho n'igitambo cyawe. Ngo Gideon aragenda nijoro ajyanye n'impfizi nziza, ayitambira Uwiteka igitambo, ahita asenya igicaniro cya Bayali aragisandaza, ndetse na Ashera arabimenagura. Nguko uko Gideon noneho sasa yinjira mu murimo w'Imana yari yaramuhamagariye, yinjiye mu murimo yabanje gusenya ibicaniro. Dore impamvu udahirwa muri business yawe. Utangira muri business uri umukristo ariko utabanje gusenya ibicaniro byo mu miryango y'iwanyu bya Satani, bishobora gutuma business yawe iferinga. Dore impamvu ujya kubaka urugo warugeramo rukaba urw'intanganya, rukaba urw'ibyago n'amakuba, nuko wagiye kurwubaka utabanje gusenya igicaniro ubona cyabujije mu miryango y'iwanyu kurongorwa, ubona cyabujije mu miryango y'iwanyu kugira urugo ruhamye. Ntabwo wigeze ugisenya ngo wubake icyo Uwiteka. Ibibazo byose bikomoka ku bicaniro. Iyo ibicaniro by'abadayimoni bitasenywe ngo umuntu yubake igicaniro cy'Uwiteka, ntabwo ibibazo by'umuvumo bivaho. Noneho rero sasa iki kibazo cy'uyu mwami witwaga Yerobowamu yararimo, urumva ko nawe yifuzaga, kuko ubwe ku giti cye yari yabaye umwami w'igice kimwe cy'Abisirayeli. Abisirayeli bari bacitsemo ibice bibiri, ubwami bumwe bujya kuri Yerobowamu, ubundi bwami bumwe bujya kuri Rehobowamu. Rehobowamu yari umuhungu wa Salomo, ari mwuzukuru wa Dawidi. Ariko uyu Yerobowamu we yari yaravukiye mu rugo rwa Dawidi, ariko atari umwana wa Dawidi, atari n'umwana wa Salomo. Ntabwo yari umwana wa Salomo, ahubwo uyu nguyu yari umunyamahanga. Ise yitwaga Nabati. Nuvuga ngo rero sasa ubwami bwa Isirayeli bwigabanyijemo kabiri bitewe nuko Rehobowamu umuhungu wa Salomo we nawe yagiye kugisha inama bamwe mu basaza bari abajyanama base. Baramubwira ati, arababaza ati tubigenze gute kugira ngo mbashe kuyobora igihugu. Hanyuma bamuha inama, baravuga ngo genda utware neza abaturage, ubakureho uburetwa iso Salomo yari yarabashyizeho, bagabanyiriza uburetwa.
noneho uyu Rehobowamu ntiyabyumva ngo aragenda agisha inama abasore bamugira inama, bagenzi babo babyirukanye baramubwira ngo ibyo abo basaza bakugiriyemo inama ntubyemere, ahubwo genda ubwira Abisirayeli ubabwire uti data yabakubitishaga inkoni, ngewe nzajya mbakubitisha sikoropiyo. Arongera avuga ati kandi urutoki agahera kanjye kazakurushubukana igikumwe data yabashyizeho. Bisobanura ngo nge nzabakoresha uburetwa buruta ubwo data yabakoresheje. Bituma abaturage rero bivumbura, baravuga ngo dupfana iki n'uyu muhungu witwa Rehobowamu mwene Dawidi, turabona nta mahirwe tumufiteho. Baragenda bafata uwitwa Yerobowamu baba ari we bimika, bamwimika nk'umwami w'Abisirayeli. Ubwami bwigabanyamo ibice bibiri. Uyu rero Yerobowamu kuko nawe yarabizi neza yuko yabonye ubwami ariko butavuye mu maraso kwase, kuko kera uko byagendaga ubwami bwabaga ari ubwami buturuka mu muryango. Muri iki gihe cya none mubona yuko dutora abatuyobora, abaperezida batuyobora, ariko kera nta matora yabagaho. Kera umwami iyo yapfaga yazungurwaga n'umuhungu we, gutyo bikaba uruhererekane. Noneho sasa uyu Yerobowamu wari wimitswe mu gice cy'Abisirayeli, ntabwo we yari iki, ntabwo yari yavuye mu rugo, ise ntiyari umwami, ntigeze aba umwami, ndetse nta nubwo ari n'Umwisirayeli original. Ariko ngo ibi byari byavuye ku Uwiteka bitewe n'icyaha Salomo yakoze cyo kurongora abagore 300 b'inshoreke, b'amandi 300 b'inshoreke b'abanyamahanga, bakamuhata gusenga ibigirwamana, bakamuhata kubakira imana zabo utururi cyangwa se ingoro mu misozi. Noneho sasa yisanga bamugize gute, bamugushije. Imana irababara, ihita idesida yuko igihugu cya Isirayeli kigiye gucikamo ibice bibiri. Ingoma ya Dawidi noneho kubw'indahiro yayo ivuga yuko kubw'indahiro yayo mu rubyaro rwa Dawidi hatazabura uzungura ubwami bwe, ariko yisanga ubwari ubwoko 12, hasigaye ubwoko 2 aribwo bugaruka ku ngoma ya Dawidi, abandi bajya mu kindi gice bayoborwa n'uwo Yerobowamu. Uyu Yerobowamu rero yikangaga yuko igihe cyose ko abantu bamuvaho, Abisirayeli bamuvaho bose bakayoboka iki, bakayoboka umuhungu Rehobowamu wa Dawidi. Nibwo rero yigira inama yo kubaka igicaniro gishinzwe kubuza ibyo bintu, gishinzwe gutuma ibyo bitabaho, gishinzwe kubuza ngo mu nzu ya Dawidi ntihazavemo umuhungu w'umwami. Noneho mu giti cya 13 tubona rero Imana ihagurutsa umuntu ngo agiye gusenya cyangwa agiye kuvuma icyo gicaniro, kuko cyari gicaniro cyari guteza akaga. Mu gice cya 13 handitse ngo bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda, azi Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Ngo ubwo Yerobowamu yari ahagaze ku gicaniro yose imibavu, atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya kosereza imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo risesekare. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati mumufate. Uwo mwanya ukuboko yaramutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, ngo agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ingingo Uwiteka Imana yawe unsabire ukuboko kwanjye gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. Vuga ngo amina. Urumva ko Imana imaze kubona ko hari igicaniro cyari gishinzwe kubuza cyangwa se kuvuma umuryango wa Dawidi ngo ntuzongere kuvamo umwami.
Imana yahise idesida ituma umuntu nanone, ituma umuntu wayo uriho ijambo ry'Imana. Reka nkubwire, umuntu usenya igicaniro ni umuntu cya Satani, ni umuntu uriho ijambo ry'Imana, kuko ijambo ryavuze ngo azi Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Umuntu uzanywe n'ijambo ry'Imana, uri mu ijambo ry'Imana, niwe wenyine ufite ububasha bwo gusandaza ibicaniro by'abadayimoni. Niwe wenyine ufite ubushobozi bwo gusenya igicaniro cy'umuvumo kiba kivuma umuryango, kiba kivuma umuntu ku giti cye. Ushobora gusanga uva mu muryango wubakiwe igicaniro. Turabona ko hano inzu ya Dawidi yari imaze kubakirwa igicaniro kigomba kuvuma, kivuga ngo mu nzu ya Dawidi ntihazongere kuva umwami. Biba ngombwa rero ko Imana ijya kuvuguruza ibyo, ariko ijya kubivuguruza yohereje umuntu wayo uri mu ijambo ryayo. Uwo muntu wayo uriho ijambo ryayo rero ageze kuri icyo gicaniro, avugana nacyo, arakibwira. Uburyo bwo gusenya igicaniro cy'abasatani n'icy'abadayimoni ni ukukibwira, ni ukuvugana nacyo, ukakibwira ngo wagicaniro, Uwiteka avuze ko mu nzu y'ubuzima, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya. Ni ukuvuga ngo birasaba kugira ngo niba uzi ko hariho umuvumo wakuvumwe, hari igicaniro kikuvuma utazi, dore impamvu yo guferinga, dore impamvu yo gutsindwa, dore impamvu y'inyatsi, dore impamvu yo kudashaka, dore impamvu y'ingo zisenyuka, dore impamvu ya bizinesi zihomba, dore impamvu y'abana biga bikarangira nyine bagize gute, barangiriye mu burara, nta n'umwe ugize icyo agiraho. Dore impamvu imwe ni impamvu y'ibyo ubona biba mu buzima bwawe, abana bakunanira bahindutse ibirara, bahindutse abasinzi. Dore impamvu ubona amafaranga agaguca mu myanya y'intoki, ukayamarira mu kabari, ukayamarira mu nzoga no mu ndaya. Hari igicaniro gihora kikuvuma kivuga ngo nta mafaranga ugomba gutunga, urakora n'ibyo koko kandi ukabona umushahara, ariko ukwezi kwarangira wapi, ugasanga amafaranga yose ntana yashiriye mu kabari. Ntiwigeze witeza imbere, nta kintu wagezeho. Kubera iki? Hari igicaniro kikuvuma, hari igicaniro kivuma amafaranga yawe, kivuma ikiganza cyawe, kivuma imirimo y'amaboko yawe, kivuga ngo uyu ntazatunga amafaranga, kivuga ngo uyu ntazashake. Abantu baraza, umusore aragutereta akagenda, undi yaza akagenda, gutyo. Ushyize ku rutonde rw'abasore baguterese, ushobora gusanga bagera mu 100 cyangwa banarenga, ariko nta n'umwe wigeze guporopoza ngo mubane. Kubera iki? Hari igicaniro kikuvuma kivuga ngo ntuzigera ushaka, ntuzashyingirwa. Noneho nawe ukabaho wicaye aho ngaho gusa utereye agati mu ryinyo, ugeretse akaguru ku kandi. Ukeneye kugira ngo uhaguruke mu izina rya Yesu Kristo, ujijuke kandi usobanukirwe, umenye niki kiri kujya imbere mu buzima bwawe, niki kiri kujya imbere mu mibereho yawe. Kubera iki ibyo bintu ubona bidakunda? Hari igicaniro gihora cyo kwaturaho imivumo. Hari abajya ku bicaniro by'abapfumu, akajya ku mupfumu akabwira umuntu ati ndifuza ko runaka mugira gute, mumuhubika, ndifuza ko runaka mumuhubika nkamuhuguza iriya sambu, ndifuza ko runaka mumuhubika nkamutsinda mu rubanza. Umupfumu nawe agakora ibyo akora ku gicaniro kiwe, ugasanga neza wari uri mu rubanza, uri umunyakuri rwose, nta n'icyaha wakoze, isambu ni yawe, ubutaka ni ubwawe, ibyo uburanira ni ibyawe, ariko bikarangira utsinzwe. Kubera iki? Hari uwakugiriye ku gicaniro cy'umupfumu, nawe yohera imitongero, uravumwa, bohereza imivumo kugira ngo utsinde urubanza. Kubera ko utarahishurirwa imbaraga z'igicaniro, utarahishurirwa imbaraga z'umwuka, nturamenya isi y'umwuka n'imikorere yayo. Isi y'umwuka n'imikorere yayo iyo wamaze kuyihishurirwa, ndakugira ngo ubwire ngo hano mu isi nta kintu cyakubaho gutyo gusa giturumbuka. Ari ibyiza biba bifite aho bituruka, ari ibibi biba bifite aho bituruka, ariko ibyo ubona byose, ibibi bituruka ku bicaniro bya Satani, ibibi bituruka ku bicaniro by'abadayimoni.
abadayimoni, kuko nakubwiye yuko igicaniro ari ikiraro gihuza isi y'umwuka n'isi y'ibifite imibiri. Uwakugiriye rero ku gicaniro akakugira ku gicaniro, ni ukuvuga ngo afata ubuzima bwawe akabutanga kuri icyo gicaniro, noneho sasa isi y'umwuka ikakwakira. Niba yagutanze ku gicaniro cy'abarozi, amazina yawe akavugwa ku gicaniro cy'umurozi, ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe direct buhise bwakirwa na bya bicaniro by'abarozi. Ariko ibyo bikunda ku muntu utajijutse, udasenga, utubaha Imana, utazi iby'Imana, umuntu w'akazi uyazi, umukristo ujegajega, umukristo utazi ibyabamo, umukristo nawe umunyedini, we azi ko ubukristo ari idini gusa. Hari abantu bazi yuko kuba ubukristo ari idini, kubasengera mu idini rikomeye rihambaye rizwi ryaje kera, kuva yarazwe na basekuru biwe na base n'ababyeyi, akabasengera muri iryo dini akumva yuko ibyo bihagije ari umukristo. Undi kuba aba mu idini rya Kisilamu akaba yarariharazwe na base na basogokuru akumva yuko ibyo bihagije ari umunyedini azimana. Ntabwo kumenya Imana nibishingiye kuba nibishingira ku idini, ntabwo bishingira ku kuba uri umunyedini. Ushobora kuba uri umunyedini utazi Imana pe, ndetse ukurikiza n'imihango n'imigenzo yose ya kidini yubahiriza, ariko Imana naho muhuriye. Uri umuntu w'umunyamubiri gusa, uri umuntu utazi iby'umwuka. Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisenga mu kuri no mu mwuka. Satani nawe ni umwuka, n'abamurwanya bamurwanya mu mwuka no mu kuri. Ndagira ngo ubwire ngo rero, kugira ngo urwanye ibyo bibazo biza mu buzima bwawe, biza mu mibereho yawe, ibyo ushaka guhagarika, ukeneye kujijuka, ukamenya Imana by'ukuri, ndetse ukamenya n'umwanzi kurwanya by'ukuri, ukamwishurirwa. Noneho sasa nyuma yaho ngaho, ntabwo ariko ibyo byose wabimenya utaramenya isi y'umwuka n'imikorere yayo. Ukeneye kumenya isi y'umwuka n'imikorere yayo, kuko isi y'umwuka nivamo ibibazo, ni nayo ivamo ibisubizo. Isi y'umwuka nivamo ibiturwanya, ni nayo ishobora kuvamo ibiturwanirira. Isi y'umwuka ni ishobora kuguhira, ni nayo ishobora guturukamo umuvumo. Isi y'umwuka ni ishobora kuvamo umugisha, ni nayo ishobora kuvamo umuvumo. Igihe rero utaramenya kudiringa n'isi y'umwuka, hari ibintu bitapfa gucika mu buzima bwawe. Isi y'umwuka tudiringa nayo igihe turi ku gicaniro cy'Uwiteka, igihe turi ahantu hakorerwa ibikorwa by'umwuka gusa, ibikorwa by'ubumana ihoraho. Ni ukuvuga ngo ku muntu usenga Imana, uba ku gicaniro cy'Uwiteka Imana, wubaka igicaniro Uwiteka Imana, cyangwa se yaba ataranubaki igicaniro cy'Uwiteka Imana ariko akagira igicaniro cy'Imana gana runaka, hakaba hari umuntu basengana mu buzima w'umukozi w'Imana, biravuga ngo ababiri bari mu isi icyo bazasaba cyose bizeye bazagihabwa. Ukaba ufite umuntu musengana, ufite igicaniro cy'Imana ihoraho isumba byose, wubaka Imana Data twese igicaniro cy'Uwiteka, umuntu musengana mugahuza umutima. Hari kondisiyo mu isi y'umwuka, hari hame. Yesu urabona yuko yajyaga gutuma abantu, agatuma babiri, kuko handitse yuko ngo ababiri bari mu isi. Birasaba kugira ngo none wowe uri nyamwigendaho, wumva yuko wihagije, usenga yego nibyo koko urasenga, ariko ukeneye undi muntu wa kabiri uza mu buzima bwawe muhuza. Ukeneye umutambyi muhuza, ukeneye umwana w'Imana muhuza, ukeneye uwo mwizera kimwe muhuza udakuriyarya. Iyi kondisiyo n'uvuga ngo ni ihame ry'uko ababiri bari mu isi icyo basabye cyose bagihabwa. Ibyo rero bikorerwa ku gicaniro. Ibyo rero Satani nawe arabizi, niyo mpamvu yasize abatambyi be hano mu isi. Abo batambyi be abita abacunyi, abandi abita abapfumu, abandi abita abakonikoni. Nuvuga ngo rero abo niba koreramo n'abana b'abana akoreramo, abandi noneho sasa akabita abarozi. Noneho ushaka kukuroga wese bimusaba kugira ngo ajye ku mupfumu, atambutse amazina yawe kuri icyo gicaniro. Hari igihe umupfumu amuha kondisiyo akavuga ati genda ufata aka kantu nguhaye, ugenda ukamanika ahantu, ujye uhora uvuga gutya na gutya. Ugasanga mu mwuka rero uri mu nzu y'imbohe. Mu mwuka abapfumu baragufashe barakuzirika, abarozi baragufashe
barakuzirika bakurekure mu izina rya Yesu Kristo. Ndohereza inkoni y'Imana, ndohereza inkota y'Uwiteka ikatagura ahantu ufatuwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndohereza imbaraga z'umwuka wera, ndohereza amaraso ya Yesu Kristo. Wowe neza amatwi kandi wari waje hano kuri iki gicaniro cyitwa Senga Ubohoke, mpagaze kuri iki gicaniro nkubise imbaraga zose mbizi kurwanya, ndazimanuraho umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka y'inyatsi kurwanya ndayitwika mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka y'ibyaha, ibyo byaha warozwe, kurogwa k'ubusinzi, uwo mwuka w'ubusinzi uwo bakuroje bakawukujugunyamo kugira ngo utagira icyo ugeraho, ukaba ukunda inzoga kuruta ibindi byose, zagutwaye ubwenge, zagutwaye ibitekerezo, ntutegereza kubw'ubuzima bwawe bw'ahazaza. Ndakwirukanamo iyo daimoni y'ubusinzi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwirukanamo iyo daimoni y'uburaya mu izina rya Yesu Kristo. Umva nkubwire inshuti mukundwa muri Kristo Yesu, hari uwakusunika uwo mwuka w'ubusambanyi kugira ngo umuvumo w'isi ugufate, kugira ngo umuvumo wose bakohereye, niba ari umuvumo kutuba ku rugo, niba ari umuvumo kutagira icyo ugeraho, niba usunika ushinga imizi. Ahari icyaha umuvumo ntabwo ujya upfa kuhava, ahari icyaha ntabwo umuvumo wahava mu nshuti yanjye. Ni ukuvuga ngo icyaha ni ukuvuga ngo ni nk'intebe umuvumo uza ukicara muri cyo, kugira ngo rero ucike umuvumo w'abarozi, kugira ngo ucike umuvumo wa Satani, kugira ngo ucike umuvumo w'abakonikoni, kugira ngo ucike umuvumo w'abapfumu, kugira ngo ucike umuvumo w'abacurnyi, kugira ngo ucike abagushika. Twabonye yuko ku bicaniro bya Satani bisaba aba bantu b'ibyiciro bigera muri bingahe, muri bine by'ingenzi. Igicaniro cya Satani gisaba kugira ngo kibe gifite umupfumu, gisaba kugira ngo kigire umukonikoni, gisaba kugira ngo kigire gute, kigire umushitsi. Noneho sasa ibyo byose ari ugushika bikorerwa ku gicaniro, kuroga bikorerwa ku gicaniro, kuvuma bikorerwa ku gicaniro, yani kuzinga umuntu, guhambira umuntu, kumushyiraho uruzingo, byose ni kukoherereza umudaimoni w'imico mibi, uguteza imico mibi. Ndakubwira ngo buri ngeso yose wibonamo hari umudaimoni ukurimo uyigutera, niyo mpamvu wananiwe kuyireka. Ntabwo ari wowe, ni daimoni yavuye ku bicaniro by'abadaimoni, yavuye ku bicaniro bya Satani. None ivuye kuri icyo gicaniro irazi kwinjiramo iguteza ubusinzi, irazi kwinjiramo iguteza gusambana, irazi kwinjiramo ikujyana mu buraya. Uravuga uti ndabiretse, ejo ukongera. Hari daimoni yakwinjiyemo, ndi kubona ari umuntu daimoni yinjiyemo kwikinisha, aravuga ngo ndabiretse, ejo akongera akabikora. Kubera iki? Washyizwe ku gicaniro cy'abadaimoni, uboherwaho. Umaze kukiboherwaho, noneho sasa ugukurikirana ahora yongeramo ibindi bintu kugira ngo cyaha kitagira gute, kitagucikaho, cyagucikaho. Noneho kuko arabizi ngo nikigucikaho ya mivumo yakoheraga izahagarara, ntizaba igifite ububasha kuri wowe. Kubera iki? Ijambo rivuga yuko umuvumo w'ubusa uzerera, ngo nk'uko igishwi kijarajara kigenda kizerera, ngo niko n'umuvumo w'ubusa ntawe ufata. Ni ukuvuga ngo umuvumo igihe cyose urekuwe ukagera ku muntu mu buzima bwe, umutima we wera, umutima utunganye, kabiri kandi akaba aba ku gicaniro cy'Uwiteka, asenga Imana, yubaha Imana, yumvira Imana, uwo muvumo ntabwo umufata. Rero kugira ngo imivumo ifate, rimwe na rimwe bisaba ibyo bisaba ku muntu utarinjiye mu Mana neza, umuntu udahagaze mu Mana, umuntu urimo hagati no hagati. Uyu munsi uba yakunze Imana, ejo yayanze. Ejo yakiranutse, ejo yakiraniwe. Ejo yabaye mu buzima busenga, ejo yabivuyemo. Umuntu nk'uwo ntashobora gucika umuvumo w'umwanzi. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, twavugaga rero ku gicaniro cya Satani n'imikorere yacyo. Ukeneye kugira ngo icyo gicaniro kibanze gihagarare, gisenywe. Igihe cyose kitarasenywa, ndakubwire ngo nta muryango ubaho hano mu isi udafite ibicaniro by'abadaimoni mu mwuka. Umva, naho cyaba cyarubatswe na sogokuru wawe watangije umuryango, cyangwa sokuruza wawe watangije umuryango, akaba yari yarubakiye igicaniro Satani cyangwa za nyabingi cyangwa se imyuka mibi, icyo gicaniro
gicaniro ni ukuvuga ngo giturukaho umwuka ukurikirana urubyaro rwavuye kuri uwo musogokuru. Birashoboka noneho ukaba waje hano iso cyangwa nyoko ibyo bicaniro bakibifite, cyangwa se nawe ubwawe warigeze kugera kuri icyo gicaniro cy'abapfumu cyangwa cya Satani. Nakaga rero nuvuga ngo imigenzo wakoreweho kuri kiriya gicaniro cy'abadayimoni, imigenzo wakoreweho kuri kiriya gicaniro cy'abapfumu, ukeneye deliverance, ukeneye deliverance, amasengesho yo kukubohora, ukeneye kwibohoza, ukeneye gushaka umukozi w'Imana nanone nk'uko uzi ko umupfumu yakuzinze, ukeneye gushaka umutambyi w'Imana ihoraho uriho amavuta y'Uwiteka, akagutandukanya n'imitongero yose watongereweho, akagutandukanya n'imivumo wavumwe katika jina la Yesu Kristo. Ndahari ubikeneye twagufasha. Imbaraga z'Imana zikubohore, amaraso Yesu Kristo akubohore, umwuka wera kubohore. Ndagusengera kugira ngo Imana Data twese kuvumure mu izina rya Yesu. Dusoza ndagira ngo aka kanya ntange nimero yanjye wamboneraho ubishaka ukeneye ko tugufasha. Ibyo twavuze bimwe na bimwe birakureba, wasanze byo warabiciyemo cyangwa uzi umuntu waciye muri ibyo ngibyo uboshye. Ni 0782765442. Ukeneye amasengesho, ukeneye ubufasha bw'amasengesho. Ariko twebwe abo dufasha ni ba bantu bakunda Imana, ni ba bantu bashaka Imana koko by'umutima, bataryarya, bumva bashaka kubona Imana. Bantu bamaze kuzinukwa isi, bamaze kuzinukwa na za kamere zabo, bumva mbega bashaka guhinduka, bagahindura imibereho, bagahindura ubuzima, bagahindura buri kimwe cyose, ubuzima bwabo bukaba bushya. Abo nibo bantu nge mfasha. Ntabwo ari buri muntu wese mfasha, ntabwo ari buri muntu wese nsengera. Sengera umuntu ufite ishyaka n'inyota yo guhinduka mu buryo bw'ubugingo, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Nsengera umuntu wumva ufite ubushake bwo kureka icyaha n'igisa nacyo, akagendera mu nzira z'Imana gusa, agategereza umugisha w'Imana, adafite gucaracara ngo yongera yaje namusengeye agiye mu bapfumu. Uwo nguwo abaturuhiriza ubusa, ndetse uwo nguwo abari mu kaga. Nuvuga ngo Yesu yaravuze ngo nawe ucerensa abami babiri. Iyo utangiye rero wagiye mu bapfumu, ejo bundi wagiye mu bakozi b'Imana, wagiye mu bapfumu. Ndakubwira ngo no mu bakozi, no mu bitwa ko abakozi b'Imana harimo abakora nk'abapfumu, harimo abakora nk'abakozi ba Satani yamaze gushira muri icyo cyiciro, bambaye uruhu rw'intama, nyamara imbere mu mitima yabo ari amasega ryana. Nudashishoza ngo ugire ijisho rireba kure, ribasha gutandukanya umukozi w'Imana nyakuri n'umukozi wa Satani wigize umukozi w'Imana, uzisanga wageze no mu bakozi b'Imana wari uzi ko abakozi b'Imana nyamara ari abapfumu, nyamara ari abarozi. Noneho sasa icyago cyawe kirushaho gukomera. Birasaba kugira ngo ujye ugira umwuka wera, ujye umubwira uti nyobora, muze n'umukozi w'Imana muzima wawe Mana, uzi wamfasha. Ndabizi kuri Imana ikorera mu bantu, ica mu bantu. Mpuza n'umuntu ugomba gukoreramo kugira ngo mbohoke imivumo indiho imveho. Ujye usenga iryo sengesho. Imana amahoro ikugirire neza. Rero udukeneye twagufasha ni 0782765442 cyangwa 0722 0722 Ushaka kandi gushyigikira umurimo w'Imana, cyangwa se ukaba ushaka gutura ituro ryafungura umugisha wawe, nukwikorera. Gutura nukwikorera. Ugize amahirwe ukabona ahantu hazima, ubutaka bwiza, utera imbuto. Ugize amahirwe ukabona ahantu hari ubutaka bwiza, utera imbuto, kuko ubuzi ngo iyo mbuto izangarukira. Ugize amahirwe ukabona umuntu w'Imana muzima, wuzuye umwuka wera, uri mu ijambo ry'Imana. Twavuze yuko usenya ibicaniro bya Satani ari umuntu uriho ijambo ry'Imana, kuko mu bami ba kabiri, mu ba mbere igice cya 13 twabonye yuko ngo bukeye haje umuntu
umuntu w'Imana avuye i Buyuda azi Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Bisa ugize amahirwe ukabona umuntu uriho ijambo ry'Imana, ugendana ijambo ry'Imana, ritari rya jambo ry'amatakira ngo rikubwira ngo ibiryo, rikubwira iki byisebanya, ijambo ridafite aho rihuri, ijambo ry'Imana. Hari ijambo mwumva kenshi na kenshi mukibwira ko mwumva ijambo ry'Imana, nyamara muri kumva amagambo y'abantu, muri kumva amagambo y'isi. Ijambo ry'Imana, ugasanga umuntu uri ijambo ry'Imana, umuntu uri ijambo ry'Imana niwe wenyine wagutandukanya n'ibicaniro bigushika, niwe wagutandukanya n'ibicaniro bikuvuma, niwe wagutandukanya n'ibicaniro byo iso yubakiye Satani, iso yubakiye imyuka mibi. Imana amahoro igumugisha. Reka dusoreza hanga. Data muri Kristo Yesu, turagushimiye ko abanye natwe, turagushimiye ko wavuganye na buri wese waje kuri iki gicaniro. Bityo rero mwami, ndatura kugira ngo ushoje kino kiganiro ahabwe umugisha, Mwuka Wera mu buhore, izina rya Yesu Kristo. Ntumye marayika kuri we kugira ngo ace imigozi yose ya jimuziritse mu izina rya Yesu Kristo. Myuka ituma abantu batumva ntibasobanukirwe ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ituma utumvira ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Yatuma umutima winangira ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ishaka kuboroka kugira ngo udahezagirwe, udahabwa umugisha, ikurekure mu izina rya Yesu. Imbaraga zanangira umutima wawe kugira ngo utakira kandi udasobanukirwa, kuko handitswe yuko kumva bazumva ariko batazasobanukirwa. Ndagusenyera kugira ngo wewe ni wumva usobanukirwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi wumvishe umutima wawe kugira ngo ukire mu izina rya Yesu. Imbaraga zose zari zarahumye umutima wawe kugira ngo utakire ubutumwa bwiza bukakubohora, nizikuveho mu izina rya Yesu Kristo, maze ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bwa Yesu Kristo, ubutumwa bw'Imana nyakuri yazuye Yesu Kristo mu bapfuye bukubohore mu izina rya Yesu, bugukure aho umwanzi yaragushize, aho abarozi bagushyize, aho abana b'umwijima bagushyize. Ni mu izina rya Yesu Kristo gapfa kazuka dusabye twizeye. Amen, amen, amen. Shalom. Imana igumugisha. Udukandire subscribe kandi ikiganiro ugisharinge mu magurupe ubamo, kuri status za WhatsApp yawe ushobora kugishyiraho. Niba ufite status irebwa n'abantu 100-200 gishyireho nabwo ubwabyo ugiposting. Bagenzi bawe abareba status zawe hari igihe 2-3 bakumva igifunguro bakumva ubutumwa bwiza nabo bagakira. Imana ikabiguhera umugisha kuko nawe wabaye umwe mu bavuze ubutumwa. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Shalom, shalom.